Muraho twongeye kubaha ikaze ku muyoboro wacu wa The Economic Update. Uyu munsi leta y'u Rwanda yatangaje ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse 10% mu gihembwe cya mbere cya 2026. 10% ni ukuvuga ngo biba bigereranywa n'igihembwe gisa nk'icyo ngicyo mwaka watambutse. Ibi byatangajwe hashingiwe ku mibare ya GDP cyangwa se Gross Domestic Product cyangwa se ya raporo ku musaruro mbumbe w'igihugu yasohowe itangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare ndetse n'inzego z'ubukungu zirimo nka Minisiteri y'Igenamigambi. Ni iki bisobanuye? Ibi bisobanuye iki? Abantu benshi baravuga bati turi muri crise, turi mu gihe cy'ibiciro biri hejuru, igihe cy'umuhora wa Hormuz, ibibazo bya Amerika na Iran byafekse ubukungu bwacu n'ibindi. Ariko se ni iki bivuze? Bisobanuye iki? Umuturage usanzwe ese reka turebe muri make ikintu bivuze. Ni iki bivuze kuba ubukungu bwazamutseho 10%? Akenshi cyangwa se ahanini bivuze ko ibiho byose by'ubukungu abo ni ukuvuga ngo harimo ibihingwa, inganda, serivisi, ubucuruzi, ubucukuzi n'ibindi byose byatanze umusaruro uruta uwari warabonetse mu mwaka ushize mu gihe nk'iki ngiki. Ni ukuvuga ngo ni igihembwe cya mbere n'ubundi cy'umwaka wa 2025, kuko ubu ngubu turi mu gihembwe cya mbere cya 2026. Umusaruro wabonetse icyo gihe wabonetse kino gihembwe urutaho 10% cyangwa se yongereye 10% ugereranyije n'ibyo bihe byombi tumaze kuvuga haruguru. Ntabwo ibi ngibi bivuze ko buri muturage wese yahise yinjiza 10% niba warabonaga umusaruro runaka muri icyo gihembwe ngo tuvuge ko wazamutse 10%. Oya, si cyo bivuze, ko ntabwo byose biboneka ako kanya. Ahubwo ahangaha ni ikimenyetso gikomeye cy'uko ubukungu bw'u Rwanda muri rusange bwagutse. Ahangaha bivuga ngo bwaragutse, ni ukuvuga ngo tureba muri rusange mu bukungu. Ushobora kuba bitakomeye neza wowe giti cyawe, ushobora kuba hari ukuntu bitagenze, ariko muri rusange muri ekonomi cyangwa se mu bukungu bw'igihugu niyo rate ubukungu bwakuzeho, bisobanuye n'ubundi kwa kujya aheza para raporo y'aho twari turi. Ahangaha nyuma yo kumva icyerekezo ku muturage, ushobora no kwibaza ngo ni izihe nzego cyangwa se ni ibihe byiciro cyangwa se segiteri z'ubukungu za contribute cyangwa se zateye inkunga cyangwa se zatumye habaho izamuka ry'ubukungu. Reka tubivunagure muri make. Nk'uko bigaragara muri iyi raporo yerekana ko urwego rw'inganda rwazamutseho cyane kurusha izindi nzego, aho inganda zo mu Rwanda zongereye umusaruro ku gice cya 13%. Ni ukuvuga ngo ukompenze n'igihembwe cyari cyatambutse cya 2025. Ni ukuvuga ngo ni amezi asa nk'ayo tuvuyemo n'ubundi, ariko umwaka wari washize. Hanyuma ubuhinzi nibwo bwakurikiyeho buzamukaho 8%. Serivisi nazo ziyongereyeho 7%. Iyo tuvuga serivisi tuvuga ubwikorezi, amabanki, ubukerarugendo, ubucukuzi ndetse n'ibindi byose byumvamo serivisi. Of course harimo n'ubukerarugendo, biri muri bimwe mu rutirigongo rukomeye bw'igihugu. Nubwo muri iyi minsi ibaho icyorezo cya Ebola kiri mu bihugu by'abaturanyi byabikomye mu nkokora, ariko ntibibujije ko serivisi n'ubundi ikomeza kuba imwe mu nkingi z'ubukungu bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bukomeza kuzamuka umunsi ku munsi. Ese ni iki bivuga? Abahanga mu bukungu baravuga iki kuri iri zamuka? Mu by'ukuri uko bisobanurwa, abayobozi bagaragaje mu kumurika iri zamuka yuko muri rusange igipimo cy'ubushomeri cyagabanyutse, ariko ahangaha bashingiye cyane kuri mu mwaka w'igihe harimo habaho outbreak yitwa COVID cyangwa se ikibazo cya COVID-19, aho bavuga yuko ubushomeri bwagabanyutse kuva kuri 22 kugera kuri 11% ubu ngubu dufite. Ibyo bivuze ko abantu benshi bagiye babona akazi cyangwa se ibikorwa byinjiza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ari naho haturuka wa musaruro mbumbe w'igihugu twavuga ngo wakoze cyangwa se wateye imbere muri rusange. Ese kuki akenshi inkuru nk'iyi ngiyi izamuka ry'ubukungu iba ari inkuru y'ingenzi? Mu ntangiriro za 2026 cyangwa z'uyu mwaka, abasesenguzi benshi bari bateganya ko ubukungu bw'u Rwanda buziyongeraho hagati ya 7 n'8% gusa, ariko imibare mishya nk'iki gihembwe yarenze uko byari byitezwe. Bivuze ko u Rwanda rusanga ruri hagati mu bihugu bya Afurika bifite umuvuduko mwiza w'ubukungu. Turabona ko mu by'ukuri icyo abahanga mu bukungu bexpectingaga cyarenze, kubera yuko niyo barateganyaga ko tuzagera ku bukuzeho cyangwa se buteye imbereho hagati ya 7 n'8%, ariko bikaba bishobotse ko tugera ku 10%. Ni sinye cyangwa se ni ikimenyetso cyiza cy'uko turi heza mu bukungu. Ariko abaturage ibi ngibi tuvuga byo kuvuga ko GDP y'u Rwanda yazamutse, ibintu byateye imbere, ekonomi muri rusange imeze neza, bisobanuye iki ku muturage? Ese abyumva gute mu buzima bwe bwa buri munsi?
hari GDP ubundi ishobora kuzamuka ariko abaturage bamwe bagakomeza kumva ibiciro biri hejuru, ubushobozi bwo kugura bwaragabanutse cyane, ndetse bakumva rimwe na rimwe imirimo mishya itagera kuri bose. Niyo mpamvu abasesenguzi bakunda kureba niba izamuka ry'ubukungu rihindura imibereho myiza y'abaturage aho kureba gusa imibare. Hano nawe wakwibaza ukavuga ngo ese ko byatangaje ko ubukungu bwazamutse, njyewe personally nk'umuturage cyangwa se nk'umuntu runaka nazamutseho iki, nateyeho imbere iki, ese ku isoko bimeze gute, gute numva ubukungu? Izo perceptions cyangwa se uko twumva ibintu biba bikenewe no kugira ngo tubihuze n'amakuru y'ubukungu atangazwa, tunarebe ese ni izihe opportunities zigiye zirimo njyewe zangeraho, wowe zakugeraho, kubera gusa ko habayeho ihinduka ry'ubukungu kandi mu by'ukuri bigaragara ko bugenda buva ahabi bujya heza kurushaho. Murakoze kubana natwe, duhure n'ubundi mu kindi kiganiro nk'iki ngiki.